igitaramo ntabwo cyari guhumuza mutarahagera. Rero kambasaye mukomeze tubakire, tubakomera amashyi, tukomeze tubakire abasaza basuhuzanya. Nikaze rero mu muco data yantoje, iyo tugize abashyitsi turabanza tukabasengera, twanza tukabona kugira ikiganiro. Reka tubasabe twese duce bugufi dusenge. Data twagushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye kubwo iki gitaramo waduteguriye, turakwinginga kugira ngo ukomeze kubana natwe dutangira kugeza dusoza. Twagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Data mwiza, mu muco wantoje ntago nakira abakuru kandi uhari. Reka nkwinginge unyakire abashyitsi baje batugana uyu munsi wa none. Murakoze. Muzehe Karekezi, ni amahoro? Amahoro ni amahoro. Turakwishimiye rero, ubonye uhagera iwacu nta kibazo. Nahageze rwose, ndabona hameze neza. Ndabona n'akavura karahageze. Muri kubona icyo tubarusha. Nicyo muturusha rwose. Turabashimira rero, natwe twishimira abashyitsi nk'ubisanzwe. Abashyitsi ni umugisha kandi kuvana cyane ko twahoze, wowe urabizi. Oya nibyo, ntabwo ari bwo ubupfura bwanyu, ni uburere bwanyu. Burya imiryango y'iwanyu ni kwimera, nta muryango w'iwanyu utakira abashyitsi neza. Ariko iwanyu menya bitameze neza, niyo mpamvu wagira ngo murasuhutse. Mwaje niyo? Oya ntabwo twaje niyo, ahubwo twasanze abasare babuze, niyo mpamvu twakererewe. Kugira ngo twambuke uriya mugezi ntabwo biba byoroshye. Ariko tumaze kumenya ko tubabwiye ko tuje iwawe, batwitayeho rwose, ubana neza cyane. Ku bana byo ni ibisanzwe, urabizi no kuva kera. Ariko ku bana Muzehe Karekezi, burya n'umuntu arareba niyo utavuga ukahita unumva rwose. Mbonye ukuntu mwaje n'ibyuya byuzuranye, niko shaka. Harimo n'abana nabonye mwazanye, ntabwo bari baza ahantu baje. Niba bashake bareke kwiyambarira ingofero rwose, bakuremo bagize babonye twiyambariye za n'ibyo busaza bwacu by'umuco, mukuremo mwageze mu kirere cyiza. Iwanyu ndabizi harakakaye biragaragara. Oya ntabwo hakakaye cyane, ariko mu by'ukuri nta zuba ryahavuye cyane muri iyi minsi. Hano hari akavura. Nka iwanyu muracyaragira, ariko inka zirahari, ibintu birahari, nta kibuze mu rugo rwacu rwose. Ibintu byose ni sawa. Mushatse noneho twabaha n'abacu bakaza iwanyu, nta kibazo rwose. Ntabwo twabaha, ariko urabizi ntabwo twabaha, ntacyo muturusha. Twiganiriraga byose bituruka ku bushake bwanyu, kuko mwe mwambuka imigezi. Ni ubushake bwanyu kugera hano. Turabizi imigezi mwambuka rwose, hari umwanya hatanagwamo ntabwo nabo mwana ashobora atazagwa imigezi. Mwe mwamenyereye koga kandi ubana neza. Burya iyo umuntu abana neza n'abantu bamugirira neza. Nta mpamvu rero kugira ngo abantu bagwe mu mugezi, kandi ufite urukundo, ukundana n'abantu, burya nicyo cyangombwa. Muzehe Karekezi rero, ntago twabura kwishimira uburyo mwadusuye uko mungana kose. Twebwe wacu ntitujya tuburyo duha abantu tugira ibintu, ahubwo mwebwe iwanyu Noheli yagenze iti? Noheli yagenze neza, nta n'ubu benshi baracyayirimo. Hari iwacu dukunda kwishimira Noheli cyane. Narabyumvishe mu byaro mwebwe ubugira ngo uriya mwana wo wavutse ubugira ngo ni uwanyu. Twebwe ubundi dukunda umwaka. Nibyo twe dukunda ibintu by'umwaka. Ntabwo uriya mwana wo wavutse ze ko abacu ze ko ari bakuru bavutse kera. Oya nibyo. Muzehe rero, kuvuga no gutaruka, ntaka twakiriye mukarya mukanywa, ariko birahari nta kibazo. Ariko
igihe gishize mutatugenderera mukaba muje ubu ngubu tugize amatsiko. Ese ni umwaka ubazanye muje ko tubaho umwaka mushya cyangwa kuri noheri ntimwari muhari? Ubu birumvikana mwari muri mu binya yo mu cyaro haruguru muba mwataramye nimuryama naho twarabimenye, ariko ko mucunze irangiye mukaza mwashiriwe ubukene burabateye noneho mwabonye muri buburare ni iki cyabaye mu by'ukuri dusasa inzobe maze bimeze bite? Mu by'ukuri twaje tubagendereye nta n'ikintu na kimwe kibuze iwanyu kuko tugeze n'Imana dusanga muri mu birori. Sinzi niba ari byo cyangwa se mwari mwatwiteguye. Iwacu ni ukudohora, ariko mu by'ukuri nta kintu tubuze iwacu, nta nubwo dushonje rwose, nta na gito. Ngira ngo urabona nuko tumeze, nta muntu ushonje turimo, usibye yuko nk'umwe wayuraga abandi ndabona nta kibazo, wasanga ari nk'impanuka. Ni umunaniro. Ni umunaniro. Abandi ndabona nta kibazo rwose nk'uko byari bikwiye. None ngo amasaha yagiye nta mugore cyangwa byose. Ese ugiye kunsaba uransaba ucecetse se? Mu mwanya kugira ntabwo uri bunsaba uvuga. Reka turi nganga muze utazagira ngo aricyo nawe utazantera amabuye rwose. Ni iki nakwimye? Wasabye nkumva ko abantu mwamenyereye gusaba rwose ko muhora musaba n'ubundi isabire. Hasura musomusa. Kase wowe urabumva ati muze muragenzwa n'iki? Wahame kuri gumuhati ibibazo we nagaje mu kizamini. Mu by'ukuri rero muvandimwe nshuti, kugira ngo saza wacu basobanutse kuri igihe gishize mubwira amateka ubwo nazagufata irembo ntabwo mwamvumye, mwaranyorohereje cyane, kugira ngo nawe urabizi, ndetse nasize n'inka yifata rembo. Amagambo twasezeranye ngira ngo urayibuka, akaba ariyo mpamvu nje hano iwawe kugira ngo twuzuze ya gahunda twari twasezeranye. Icy'ingenzi rero nagendwaga n'urukundo nk'uko usanzwe mukunda muna n'umuryango wanyu, urabizi ntabwo nahagurukiriye hose ntafite urukundo, niyo mpamvu mugendereye nabanje kugira ngo tuvugane tunaganire tubwire n'icy'ingenzi. Wagenzwaga n'urukundo hashize imyaka ingana? Urwo rukundo reka ntegereze ndebe urwo rukundo rwakugenzaga muzehe. Urabizi twabanye neza kuva kera. Umva rero muvandimwe Ndamage, ndakumva cyane. ubundi mu gipfura no mu burere bwiza n'umuco nyarwanda ntawuvugira ku busa. Iyi ni inzoga y'ijambo kugira ngo urakoze cyane. Enda wa mwana wanjye akiri muze, mwaje muzaniye muri abashyitsi beza, muje mwizaniye n'impamba. Natwe twari turi dufite gahunda yo kubakira, ariko uzagenda fungura uzane dusangire na muzehe, tubahe bashira inyota, muzane n'izindi ahubwo nabo ndi muzehe nk'uko bisanzwe, nk'uko njye nawe uzi neza ko uwaterwaga undi yamutabaraga, ntabwo wigeze witsamura ngo kubera ngo urakire. Kugira tubanze twice icyaka, ibindi biragenda neza ndabizi. suka vuba se. reka utujuje Muzehe
utayimaramo gake gake buri wese aboneho tubanze twumve muze harya mwambitse imigezi ingahe tugiye mwibarira kandi umwe mwaje mumenamo birumvikana mwagatubuye pe muze turabatubuza ubu noneho wavuga ikikuri ku mutima kuko hari n'intango n'iy'ubuki hari twagomba kubazana ariko twabonye mwashyuhagujwe murihuta muhita mutwereka ko mumeze neza ntacyo mubuze ariko ndagashimya akangaka nako reka mureke noneho uvuge ikiri ku mutima wisanzure kandi ugubwe neza wumve ko hano twakwakiriye muze mwamuhaye amashyi koko tangira mu by'ukuri wa mugabo wenda amage ikintu kingenza mu rugo rwawe mfite abana banjye b'impanga babiri ejo bundi barambwiye ariko mu minsi inyuranye umwe akambwira gahunda ze undi akambwira gahunda ze aza kumbwira ko babengutswe abakobwa mu rugo rwawe bambwira ko ari hano ndabyishimira nababwira nubwo ari muri uriya muryango ntacyo nahaburira ubwo rero aho umwe mukobwa iyi akaba yitwa Tereza undi akaba yitwa Anastasie arambwira bati abo bakobwa nibo twabengutse none muvandimwe ndamage cyangenzaga narije kugusaba muri abo bana b'abakobwa kuko abahungu banjye barize barangije amashuri baranakora ariko icyo nicyo cyari gisigaye kugira ngo yiyubakire urugo nabwo barahari rwose barakora bameze neza nta kibazo none se gakwa urakoze cyane muvandimwe muze gakwa uwo mukobwa mushaka ngo ni we Anastasie undi akaba yitwa Tereza kandi barahari kandi barahari none se ngo umwe na Anastasie undi hasugo yobe uno abana babyaye none abana babyaye Karekezi ashaka kutujisha rero ya mazina yawe koko nk'uko angana niko urushijeho kugenda untuburira kwa mbere wari umusaza w'icyitegererezo nkane watangiye kuncabiranya uravuga ngo Anastasie ngo bose baje kubasaba bose ubu nuvuga ngo abakobwa banjye bose mfite baje kubasaba babajyanirira naje kubasaba ariko ntabwo muze turashaka babiri nose muze naje guteza cyamunara abakobwa banjye we ntabwo bateza cyamunara hanyuma ninde uzasigara umvomera utuzi se ubwo nta muguha bwo ninde wasigara amvomera amazi muze natwe umukobwa nese ubu batwiteguriye ubusa none izi nase batayizike igihe yahereye Kareke yabenzoga wanywe inzoga uzi kutari bumuduhe none Tabenga twatara Kareke nuko mumeze nk'abanteye ntabwo tukubeshya ndamage nicyo cyatuzanye rwose siko mwangabyeho ibitero iwanjye kandi ntabwo ari ibitero twakugabyeho twe twaje tuje gusaba erega gusaba ndabyumva kandi dusaba mu kinyabupfura ntabwo dusaba dusahinda ubwo ni ukuvuga mwabanje mu maruswa ngo nkwe ntarana bakiri iwanjye ahubwo none uri n'umufatanyacyaha kijyana twataramye Kareke ubu noneho ibingibi ndabivuga ngo iki hanyuma se iyo muza mugasanga abana banjye badahari ariko niyo mahirwe yacu kuko twasanze bahari mwasanze badahari rero none se babashuhuje ntabwo bagomba kudusuhuza ubundi mu kinyabupfura ntabwo baza kudusuhuza utabahaye itegeko Anastasie we mwavugaga wa mbere ubu ngubu amaze amezi nk'atatu atarangaha
ibyo byo nta kibazo niba atanahari ntabwo tumutwara uyu munsi tuzagaruka kumutwara ariko mutwemerere. aha none murashaka ndabaha Anastase wenyine cyangwa na Tereza nawe numutwemerera tuzagira igihe tugaruke tumutware nta kibazo. none se ntabwo dutwara umwe n'ubundi badumwe gakondo ntabwo ushaka kubagura mwongera gukora ibirori ntabwo ubwo se mufite amafaranga yo kujya gukora ibindi birori mwe mu muduhe imirage gakondo ubu mbaha abakobwa banjye Tereza Anastase muhite ngo mukora ubukwe reka ndumva muri bona barongorera ahangaha twemerere ko mushaka rega baratinda bakazishingira ntabwo bashaka tubatwara kuzishingira njye narababonye urumva twe turi kukugira faveri ukaza uzana abana wagira ngo ndi kubikuraho ni cyamunara ndi guteza se abakobwa banjye muvandi ntabwo bikuraho nta nubwo ari na cyamunara twe twaje gusaba muzehe rero urabizi ko natemera ibyo ku neza muzehe ntabwo ari njye njyenyine hano mu muryango uvuga ijambo rya nyuma umwana cyangwa se abana bacu bafite ba nyirasenge bafite kwanze kubatera inda ngo tu kareke abantu ayo ndumva njye icyo nakora ari ukugira ngo tuganire baza ba nyirasenge arahari hari n'abavandimwe n'abasaza be hari umuntu babo niba bemerera ko abo bana tubateza cyamunara tukababaha mbese tubatereta bose bari ibyo bintu byo kuvangavanga twigende n'amasaha yacu noneho bamuduhe cyangwa se kandi mugeni yari yambwiye ngewe ngo papa we barabimubwiye none rero papa we yambwiye ngo merewe bari byivuganiye bari mu cyumba ko tuzazari nyirasenge se baraba ndabizi abibuganda imodoka twari reka tubaze ntago agira nyirasenge umwe reka tumubaze uwa kabiri uhari uko abyumva abo bantu murabyumva gute murakoze njyewe ndabona uriya muryango mwabo ubugeni kuko turawuzi undi uriya musaza ntabwo yakareba uriya musaza ahubwo none we ntabwo ari wowe wari kuva uri kuvugana na muzehe wacu we bari kubanza nyana uriya mumerera anasobanutse kareke uriya mumereza uko afite cami mubanze mukomera amashyi nyirasenge w'abana njye bampaye Tereza nyirasenge areba kure icyo yavuze ubundi ntawe ujya ugira ikintu arenzaho ariko ubu ni ukuzabasengera abana bacu aho bagiye turi kuhabona gusa imana izabaherekeza bagiye mu muryango mwiza humura nta kibazo rwose umuryango mwiza ubu kano kanya twavugaga megabayiti nari ndimo mbahamagara ngo baze ntabahamagaraga ngo baze bari bugufi barenda kuhagera ubu barajya kumva mbe baranakomanze bari baraje kare kose si rwose wadutinzaga twagira ngo mu gitambaza tube dushatse mpamagaye mu gikari barebe umuhungu wanjye yagiye kugira impamba natwe tuba twabikiye abashyitsi aziture azane na bwa buki tubusangire ubundi abana babahamagare baraza babaramutse ntimubona ari bo ubwo nabo barazi abo bishimiye ntabwo twakwitambika mu rukundo rw'abana ntibibaho data ati ntibibaho nsabe na Tereza na murumuna we nabo batambuka baze hano dufite abashyitsi batugendereye bifuza kubaramutsa murakoze umukigitananga yabadushyiriyeho twarenza mu gihe dutegereje Tereza ko agera hano.
reka mwakire ubamushyikirize muzehe muzehe aba nibo bana banjye nari nsigaranye muri uru rugo nk'uko warubonye runini rugari rungana gutya nibo bana batoya nari mfite twakundaga bubahaga twatumaga byose babikoraga sinigeraga mburara cyangwa mbwirirwe bahari urabona ukuntu hameze neza imbuga ni byose mwanyweye n'abana banjye babiteguye muzehe ndarebye nsanga nta kintu nakwima koko nk'umuntu twakuranye umuvandimwe ndagira ngo aba bana nk'uko mubabona ntabwo bababeshye naba ngaba ngaho rero ni nirwarishye amashyi menshi cyane rero ngwino gwe mu gituza cya Aburahamu igihe nari narabitekereje ni cyinshi none birangiye nk'ubonye nta n'amagambo yabuze shira nawe ufite twariye twanyweye twaganiriye nta kibazo dufite ubu ngubu ni ibyishimo oya nibyo tugomba kwishima byanze kugira ngo rero tubyoroshye nta burya igihe kirahenda oya nibyo iki gihe twagiprofita ndabizi ko pasiteri nabanguke muzehe abana ubajyane nta kibazo urabona ko bishimye banezerewe bameze neza urabona ko abana bishimanye mu muryango wacu twese turi abakirisitu harimo ababishopu harimo abapasiteri kuko mwabivugaga harimo n'ab'ingenzi harimo ingeri zose niyo mpamvu ntabwo biba byoroshye kubona umuntu uza kuhita akora ni nayo mahirwe gamugira uhamagara umwuka ukabona baje ari bose ariko kuko bayoborwa na mwuka barabikora ahantu hari umwuka wera aha hantu hari rezo niko bajya bavuga amen rwose ahabonye uru rugo ni urwo kugendwa urugo ni urugendo rwose hari ibintu bajya bavanga imvura nziza iguye nisubiriye ubundi muzajye muza tuzishimira ko mwagarutse tuzanagaruka ariko
cyane rwose urabona se ari bwo bwa mbere ntabwo ari ubwa mbere uzagaruka rwose si n'ubwa kabiri pasiteri ndabona yaje pasiteri yatambuka abana bacu bazajya n'umugisha agiye gusezerana ni bishop uyu nguyu uje niho nakubwiraga akira umuhungu wanjye sezeranya abana baho umugisha. Amen. Muraho neza. Twongeye kwishima ku guterana k'uyu munsi ni iby'agaciro ku bw'imiryango ibiri yateranye ku bw'uyu munsi ku mibanire myiza. Imana yaravuze ngo ntabwo naremye Adamu ngo azabeho wenyine, yakuye Eva mu rubavu rwiwe. Abyemeranya nanjye muduhe amashyi. Hanyuma se murabona bataberewe? Ndabona muberewe cyane rwose. cyane twebwe by'umwihariko twe twongeye gushima Imana rero kuba turi aha ngaha ubu ngubu hehe no kubunzabunza za nshinge z'abasore, ahubwo ubu bagiye kubana neza uvuze ubuziraherezo. Ivuga ngo nk'uko isezerano ry'Uwiteka ryavuze ati nzabaremera abazabamara irungu mu mbeho cyane cyane, ndetse bazabazanira abana bazaba umugisha, izaba imbuto kuri bose. Amen. Cyane. Icyemezo wafashe narabitekerejeho byo nirwo nambaza ugihagazeho cyane, nyihagazeho rwose n'umugore byose arabyemera. uyu mwari se Tereza mbona ugifite amasoni yiteguye kuba umugore? None imyenda bayazaniye iki? Siko atanavuga, avuga n'umugabo we gusa. hari uwaba ufite ikibazo ko hari ahandi yaba yaraciye? Njye muzi nk'umusore uri ku murongo. Ntawe. umuhungu wanjye ni muzima nta kibazo, arashyigikiwe. Ugiye gusubiramo aya magambo yanze yambwiye uhamya neza ko uwo wakunze utazamuhemukira. Ni njyewe, ni wowe, nemeye ko banza ugire bwo ngiye kwemera nyine nashaka kugendera mu kazi. uravuga ko wemeye ko Tereza akubera umugore nawe akabera umugabo, ukamubera umugabo. Nemeye ko Tereza amera umugore nanjye nkamubera umugabo, mukazabana mu bibi no mu byiza. ibyiza ni ibihe, ibibi ni ibihe, muri mu bazima cyangwa se murwaye. nawe mubaze ndumva ngiye hari ibintu utangiye kunegamo imitego. Ndi muri twabyubikaye guhera kare tuvuga ngo tuzakora ubukwe, ibyo vuga ngo turwaye cyangwa turi bazima ntabwo twari twabivuga. Dufite ukuntu tuzabana byamara kutwinjira mu buzima ntabwo ari ngombwa cyane. Tereza atakumaramo amagambo, Pasiteri ameze nka maneko. uremera ko akubera umugabo? Ndabyemera. Wamwereka ko ari bo baduteranyirije ahangaha, wamwereka umuryango? Ko nta mpeta. Reba imodoka iparitse hariya, reba ibintu byose ubusa impeta n'impeta ariko nayo irahari. Amashyi menshi. Ako karabaye. Ndagira ngo umwerekane neza, umwambike impeta izira umukunjo ihamya urukundo rwanyu. Ako se umuntu utamubonye arari. Oya nguyu rwose. Kujya kumfuka. Ase ntabwo ufite iwawe. Dufite uko tubayeho. Aruvuze
turakurikizaho impeta izira umukunzi ihamya urukundo rwanyu. Impeta yasigaye mu modoka ariko Etienne yakwegera imbere bagasezerana. yanakomeza aho naringeze. turi umuryango umwe se? Etienne wiriwe nanone? Muraberewe cyane. Murakoze cyane. Ugiye gusubiramo ibi ngiye kuvuga. Njyewe Etienne. We ntabwo Etienne. We ni njyewe Etienne. Ntantwara umugore akumva isifata oya. Urasubiramo amazina yawe. Etienne. Nemeye ko Chamfe kwemera. Nemeye ko bigendemo neza. ambereye. Ambereye umugore. ase ubundi wambwiye interuro yose icyarimwe uragenda umbwira akajambo ukwago ngiye narize urukumva kumbwira ngo ngewe Etienne nemeye ko ambereye umugore ibyo bintu simbivuze mu minota mike mbwira ibindi bikurikira mbivuge mu bihe byiza no mu bibi. Rega ibi umuntu yakirwana ibyiza byo ndahari pe haki ibi simbizi yakirwana nawe n'umuntu ukuze mushatse ntago ari igitambambuga mushatse akuze yaba arwaye yaba ari mu buzima. yo kurwara byo ibitaro se bihari yanyarukira kwa muganga bakamuvura akaza tugakomeza. Mubyaye cyangwa mutabyaye uzabyihanganira. None ubwo madamu wanjye ndamwizeye ngewe azabyara ibyo byo kutabyara bijyane hirya bitokeshe mu izina rya Yesu. Amen. Mwari mwiza. Oya ibintu byo kuvanga mwari mwiza ni uwanjye vuga ngo mugeni mwiza mwari mwiza se mwari mwiza mugeni mwiza. Wemeye ko Etienne akubera umutware? Ndabyemeye. Etienne wamwereka abantu ndagira ngo ukuremo cya kimenyetso kizakuranga ubuziraherezo kigendanye ndavuga ya mpeta nziza bamuteguriye izira umukunjo. impeta ni ngombwa se? ndafite nimukubitamo nona shyiramo akaboko kiwe k'ibumoso ahabugenewe buhoro buhoro. Ibumoso ishobora kudakwirwamo naza no kwimwambika reka n'ubundi yabyemeye ko ari uwanjye naza no reka turebe ko yakwirwa mu yuriya waba yijyanye n'ubundi turadiringa aransubiza amafaranga njye nanamugurira iyanjye ndabizi pe nayibeshye kuri sayizi ho gato. niwe yaba yinafata n'amazina yahanagurije bamugenda babwiraga ngende kariya kamoso ntabwo ari ngombwa kuko afite ikibazo. namujyanye namuberetse wamuterura cyane guterura ariko nta cyane kandi wamusabye
oya namuterura muri Shumunyenga nagaruka kumuterura byo guterura sibyo ngibyo urakoze cyane mwasubira mu byicaro byanyu. Iby'agaciro rero turashima Imana yuko umuhango wagenze neza havuyemo ibyo kwibagirwa impeta no gutizanya. Ndabizi ko barifuza kubana burundu. Ndatekereza ko hari byinshi musyateguye. Murakoze. Arakoze cyane. Tugiye kwakira abaririmbyi baze badutaramire. Uretse gato hari umuntu utabonye fanta utabonye ngo ntabwo ari muri gahunda. utarya salade nawe bivuge mbere kuko tugiye kujya mu mwanya wo kurya mu kanya gatoya. Abantu batahakore bagenda kuko imvura igiye no murakoze. Tugiye kwakira abaririmbyi bamwe mu bambere muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri gihugu no muri East Africa hose. Abo nta bandi ni itsinda rya Juda Music. Tubakomera amashyi menshi cyane. Nje narahura nawe sinarinze by'urukundo wawe nagize ndi kurota oh no nabuze niyo ndeba kubera inseko y'umwana ndeba wakakurusha izuba wala we wafashe wese ukomeza ntiwanyekura n'itara rijimije uranyobora sinatuma usitara kuko nahirima sinicuza urwo wankunze umutima wanjye warabikunze nahuye nawe biba mabi hitamo kukwambika impeta nje nawe ni burundu yo sweet lover nje nawe ni burundu nje nawe ni burundu oh sweet lover mama yeah nje nawe ni burundu mwiza wanjye nje nawe ni burundu. Barakoze cyane. Barakoze itsinda rya Juda Music na Etienne n'umufasha we. Reka tubasabe bahaguruke ku maguru yabo. Yose twashikisha ibuye. Amweshe umugeni bamubwiye ko igihe cyari cyose bazaba bari kumwe. Imemere yananiye mpyisi ndamunywesha amagambo ntabwo nahita nyarenza ako kanya. Tereza nawe abikora cyo. Ti mugabo mwiza. Dusabe Etienne ndacyarikoresha warishyira hejuru baraza kuri foto. Barakoze cyane mwakwiyicarira. Kadusabe Etienne nawe abikora cyo. Niganuriye ye mumbwire ibyanjye jewe ntabwo gahunda ibipanze mbese mwigane gute ariko se wowe umugeni wanjye kwemeye agahaguruka noneho we reka uzabaze reka inywesha zingwi niba adafite gahunda ndakwiyamira kwemeye ku mugore wanjye none se muri kudutinza wembwire ibyo nkora wembwira ngo Kadusabe Teresa abikore nkuko Teresa yabikoze. N'abavukanye bazi uko bigenda. Anastasia tumukomera amashyi menshi cyane. Kakamaramuze arakoze cyane ati nzakumara icyaka. Kadusabe Etienne nawe amwereka urukundo amubwira ati igihe cyose uzagira icyaka cyangwa inyota nzaba ndi kumwe nawe.
yakwakira igikombe akamunywesha. ndamwicisha nawe tumukomera amashyi menshi cyane, katubakomera amashyi. Barakoze. Ubwo abo mu gikari mwabyumvishe, bavuze ngo twese natwe tugire uko tubigenza twiyakire. Katubakomera amashyi bicara bashika mu byicaro byabo. Umusaza Karekezi ajya kutwereka aho abana bazatura n'abahungu be kugira ngo tuzabashe kubasura. Rero none se mwese muzaturayo aho abageni bazatura bisobanura neza aho nimba cyangwa se n'abageni kubivuga bikunani aho Etienne Japhet bazatuza abagore babo yafatiye gukoreshwa kadusabe Muzehe Karekezi twakwakiriye, kataba twaratansiyo. tugiye gusaba Japhet na Etienne n'abafasha babo bahaguruke. Muzehe papa tarasoza none yo gusura ni none y'ukwezi nshaka umuntu ejo mu gitondo muje kureba uko bageni bameze, wa kabiri mu gitondo dusuhuza ngo muramutse gute, tuzaba tumeze neza nta stress dushaka. icyitonderwa twe ntabwo tuzaba turi mu Rwanda, tuzabanza ukamenya neza niba twagarutse kandi nta bintu byo resitation zaza mu Rwanda muzehe ni ibyo gushima Imana ko twiriwe, dore umunsi urarangiye. Aba bana reka tubahe urugari kuko nabahaye abageni kuri iyi tariki. Ntabwo dushaka ko turangiza iyindi tariki tukiri aha ngaha, kandi bagomba kugira ibyo bikorera nabo nk'abana bangana. Reka nanjye nshime ngira ngo mwakoze kuza hano, mwakoze kwirwana natwe, ubundi abana bazahirwe bahe baronke. Murakoze cyane. Mercy,